muri ibyo bitaro byarubatswe kugira ngo bikore aho iherezo ryabyo impamvu bitazakora kandi twarabyubatse. Uburyo bwo gukoresha prive bugoye umuturage, kuba umuturage yaba afite mituweli kubera ikibazo cy'urugendo wenda kubwe n'uburwayi arembye akaba adafite yo gutega ngo abashe kugera kuri centre de santé bikaba bigoye. Ibihe byiza kuri mwe mwese mwahisemo kubana natwe hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu aho mugiye muherera mu mpande zigiye zitandukanye, reka mbabwire ngo mukomeze kugubwa neza cyane. Ngewe hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV ndi inshuti Isaac, mugenda mubana n'ubundi umunsi ku munsi. Inshuti zacu rero reka mubwire ngo niba aribwo ukigera kuri chaîne yacu, icyo bigusaba kugira ngo ujye ubonera amakuru yacu ku gihe ni ukurebaho munsi ya video ugakanda subscribe, ugakora share, like na comment, amakuru n'ibiganiro byacu bikajya bikugeraho 5 kuri 5. Na yahe makuru rero tugiye kuba turebera hamwe. Hari abaturage batuye mu kagari ka Mubuga mu murenge wa Gihombo bavuga yuko bahawe amafaranga mu cyiciro kijyanye n'ubudehe. Icyo baje gukora rero akagari n'umudugudu baje kwicara hamwe, abaturage bajya inama yuko bagomba kubakirwa ivuriro rya poste de santé. Abaturage baje gusabwa n'umurenge, basabwa yuko bagomba kwisiriza ikibanza ngo baragisije, bamaze gusiza ikibanza ngo batwara n'amabuye, bamaze gutwara amabuye rero ivuriro baje kuryubakirwa. Nk'ukubakirwa iryo vuriro rero abo baturage bavuga yuko iryo vuriro kuva ryakubakwa iryo vuriro batigeze baryivurizaho bakoresheje mituweli. Twakoranye ikiganiro n'aba baturage bo muri aka kagari ka Mubuga. Hanyuma mutuye ikibazo umuvunyi kijyanye na poste de santé yubatswe mushyizeho imbaraga. Ubundi yubatswe ryari mwashyizeho imbaraga gute? Izo ni amafaranga y'ubudehe leta yajyaga itugenera y'inkunga z'abaturage. Twabonye ko izo nkunga z'abaturage kuziha buri muturage wese adafite agomba kwivuza, biba ngombwa ko tujya inama nk'akagari bitamo ko batwubakira poste de santé. Ayo mafaranga twabanje gukoresha imiganda yo gutwara amabuye, twabanje gukoresha amafaranga y'imiganda yo gutwara amabuye. Amabuye tumaze kuyageza dusiza n'ikibanza, ikibanza kimaze kuboneka n'amabuye amaze gutwarwa, amafaranga twakoresheje y'ubudehe yagomba kuvamo amafaranga yo mavamo amatungo yo guteza abaturage imbere. Iyo poste de santé kuva icyo gihe twayubaka ntabwo yigeze ikora, nta kamaro imariye abaturage. Ayo matungo nayo ntabwo yigeze aboneka abaturage abateza imbere. Ikibazo dufite n'icyo ngicyo abakozi. Hanyuma kugeza ubu se byapfiriye he? Kugeza ubu ntabwo tubize, tubarije ku rwego rw'akagari nta kibazo tugusubiza, tuyehoje ku rwego rw'umurenge nta gisubizo tubona, tubaje no ku rwego rw'akarere nabwo nta gisubizo tubona. Niyo mpamvu twabituye umuvunyi. Icyifuzo mucyanye ni iki? Icyifuzo nuko baduha poste de santé yo ivura abaturage ikadufasha. Iyi saha ikibazo dufite, igitekerezo nicyo mwadufasha kuri ibyo bintu, nuko mwadusabira mukadukorera ubuvugizi iriya poste de santé tukajya twivurizaho dukoresheje mituweli de santé. Uburyo bwo gukoresha prive bugoye umuturage, kuba umuturage yaba afite mituweli kubera ikibazo cy'urugendo wenda kubwe n'uburwayi arembye akaba adafite yo gutega ngo abashe kugera kuri centre de santé bikaba bigoye. Ubwo rero numva mwadukorera ubuvugizi tukabona ivuriro ritwegereye kandi tugakoresha mituweli de santé. Ni ukuvuga ngo iyo poste de santé mwubatse muri ubwo buryo irimo umushoramari? Nyine ni ukuvuga ngo twebwe ubu buyisaha batubwiraga yuko bashaka umuntu utsindira isoko akakorera kuri iyo poste de santé, bakatubwira yuko hataboneka. Noneho barangije twebwe tubona umuntu uje ukoreramo nyine. Kugeza iyi saha ntabwo tuzi niba akoreramo yaratsindiye iryo soko, niba akoreramo yarakodesheje. Noneho twebwe twabaza kuki umuturage ativuriza kuri mituweli de santé kandi tuzi ko ari poste de santé. Ati hoya turabona ibyangombwa bitwemerera kuhakorera dukoresheje mituweli de santé. Ariko harimo uvura abantu? Harimo umuntu uvura abantu, acuruza imiti. Urumva ni umuntu wigurira imiti akaranguza. Ni farumasi cyane? Ni farumasi, kugeza ubu ni farumasi hakorera. None kugeza ubu nta nyungu y'umuturage ibyo ngibyo imufasha igihe abaye adafite ubushobozi bwo kuba yatega ngo ajye kwa muganga. Kwivuriro dufite riri kure cyane kandi nta n'umuhanda dufite uva aho ngaho aho dutuye kugira ngo tujye kuri poste de santé yemewe. Ivuriro dufite riri hehe? Riri Karengera hejuru ya kaburimbo. Ni igiciro kingana iki cy'urugendo uvuye aho? Iyo imvura yaguye baguca bitanu nta giciro kiriho fatizo. Iyo hariho umucyo utekanye hariho amahoro ubwo ni 2005 wishyura. Ku murwayi udafite amafaranga yo gutega akoresha urugendo rungana gute? Ni amasahane cyangwa 3.
n'amaguru amasaha 3 rwose 4 ugenda n'amaguru. nkaho nk'umujyanama w'ubuzima ni kese nyinshi ujya ubona ibyo ari byo byose umuturage waho ngaho kugira ngo agere aho yivuriza bimusaba iki urugendo rungana gute? nk'ubu ikibazo duhura nacyo hari uburyo twebwe nk'abajyanama b'ubuzima tuba tudafite imiti ya malariya, wa muturage akaba adafite n'ubushobozi bwo gutega, ni urugendo rurerure. Iyo bubaye nijoro ni 5,000, iyo bubaye ku manywa nta n'imvura yaguye ni 2,500. Ubwo rero numva mwadukorera ubuvugizi nk'abaturage batuye mu kagari ka Mubuga, mukadufasha ubwo buryo butarasobanuka kugira ngo poste de santé ikore bugasobanuka, kuko kugeza ubu niba ayo mafaranga ari yasohotse ngo umuturage yiteze imbere, tukabona ko icyadufasha kandi cyaramba ari uburyo bwo kubona poste de santé. Ndumva kugeza ubu umuturage atarasobanukirwa ese nzagira iterambere gihe ki kandi hari uburyo nakagombye gutera imbere. Icyifuzo nuko baduha poste de santé yo ivura abaturage ikadufasha, kuko ivuriro dufite riri kure cyane kandi nta n'umuhanda dufite uva aho ngaho aho dutuye kugira ngo tugere kuri poste de santé yemewe.